asa nkaho anatuje kandi nyine abasore batuje ariko nyine ko akarinzobe cyonyine umuhungu karinzobe yari kuba ari type yawe shandi mwiza ariko yambaye nabi pe sinanabirota yambaye nabi uyu mwana nanabirose navuga ati fire reka ntananyereke ntabwo namukunda fire nkunda iyo ndi hano nkunda iyo mpagaze imbere yanyu nkunda ko mudutiza amaso mukadutiza n'amatwi nkunda ko ndi mu murimo w'Imana hano nitwa Seborex you have to know me and to love me nkuko Imana yaremye Adamu na Eva ikavuga ngo mugende mubyare kandi mwororoke ni nako turi hano muri mission y'urukundo turi hano mu byanyabyo ikaze muri Pobalon ikaze muri Magic Match Rwanda ikaze kuri YouTube channel yacu ya Julie BMGzo nimba utari wakora subscribe kugira ngo twagure umuryango mugari wa Julie BMGzo turi hano nanone new episode turi hano kugira ngo dukore urukundo ndi kumwe n'abakobwa beza my god amaso yanjye ari kubona vitamine ariko hari abagiye kubona vitamine zirutiza amaso hari abagiye kuza hano babone abakunzi dufite abasore bari hariya beza tugiye gukora urukundo ahantu duhagaze ni heza n'ahantu ushobora kuza ugafatira amafoto meza ahantu turi wahakorera video nziza ku giciro gitoya kandi kikoroheye dufite studio podcast ushaka gukora ibiganiro nyaboneka witinda ibintu byo bigomba gusa neza bigomba kugaragara neza twandikire kuri Instagram Julie BMGzo ku giciro gito hano i Kanombe mu mujyi wa Kigali niho studio yacu iherereye ubundi tuguhereze ahantu heza nambaye neza you see ukugaragara inyuma biguhesha ikizere cyuko abantu bakubona ndetse n'ibyo ukora bikagenda neza kugira ngo isi ya none use neza kandi ibintu bigenda neza nambaye imyenda yo kwa Socrates hari umugabo witwa Socrates outfit guturuka hasi kugera hejuru niwe uba wabigiyemo kugira ngo ibintu bise neza niwe muntu kwambika ku giciro gitoya kandi ukambara neza guhera ku rukweto niwe muntu ugira ibitekerezo by'ukuntu ushobora kwambara neza mwagiye mubona udusuti mba nambaye mwagiye mubona ibintu byiza mba nambaye Socrates outfit jya kuri Instagram akwambike ku mafaranga yose ariyo yose ufite urambara neza guhera ku rukweto wagira ibitekerezo arakubwira ngo urambara gutya kandi kuri iki giciro gitoya ufite guhera ku rukweto kugera hejuru mwambike neza that's good natinze mu magambo reka dutangire na introduction abakobwa bacu batwibwire ubundi twinjire muri wa mwanya tuba dutegereranyije amatsiko biraza kugenda gute let's go bitesheri amakuru yes fata micro it's fine feel free mufashe karaga cyufite okay it's fine bite nsa umeze neza witwa nde umwari Kenny ufite imyaka ingahe Kenny 24 ukora iki mu buzima busanzwe ufite store okay so umukobwa mwiza waje gushaka umukunzi urifuza umukunzi umeze gute urifuza umukunzi unyuzwe n'ibyifuzo byanjye kuri kubiseka naguri serious
ndifuza umukunzi usenga cyane nuko abasenga ibindi byose n'ikibazo. Physical appearance agaragara gute ntabwo byo bigendera cyane no gusenga gusungu tuzana abantu akabagira n'umutima mwiza anarimba no muri korali nta kintu byabitwaye uheruka mu rukundo ryari hashize imyaka 5 aka ibintu ubanza utari seri oya nuko nkunda kwisekera nuko ukunda guseka tubwire ibintu wajemo nimba wumva utari seri haracyari kare uko naragume ubona ari iki cyatumye ugumirwa menya uko abantu babona nawe nyine mufite ariko abantu barakureba bakabona uri icyuki oya bakavuga bati buri ufite sheri bigatuma bagutinya abasore baragutinya oya ntabwo mbizi nimba baninya ariko nyine basanga babona mufite nako nyine ndamushaka. Okay, Imana imuguhe. Sawa. Bite? Ni byiza. Amakuru? Ni meza. Witwa nde? Nitwa Kiza Morgan. Morgan, useka neza. Murakoze. Ya mbere bikubwese. Ntabwo wabura wa mbere. Ndi nk'uwakangahe. Kenshi kabisa. Barabikubwira kuseka neza. Ni ikihe kintu kindi bakubwira ufite cyiza? Bambwira ko nseka neza, bambwira ko mfite amaso meza, bambwira ko bakunda. Lol, your eyes, baby. Ndege wajya umfasha hano. Bakubwira kuseka neza, nanjye nabikubwiye. Bakubwira ko ufite amaso meza. Wow. And then way low. Can you turn around, please? Ndege? Ooh. Looks so amazing. Thank you. Ibyo bintu byose ufite n'abantu benshi babikubwira ukabasinga kubera iki? Kubera iki ibyo bintu byiza ufite bigaragarira buri wese ukubona ariko ukabura isingo? Kwera ko bose abaza bose ntekereza ko batari seriye mu byo bashaka kandi ngiye nshaka umukunzi uri seriye. Umukunzi uri seriye? Not serious. Ubwo umukunzi uri seriye ameze gute wifuza? Niki kiranga umukunzi uri seriye? Umuntu nkunda ukondi umuntu umuntu nkunda ukondi umuntu utanyibazaho byinshi kujya kunyibazaho byinshi birapfa. Umuntu yagiye kukwibazaho byinshi birapfa. Wasara koko cyarakuvuga aramvugiye akubwo wewe umuntu agiye kwibazaho byinshi yasara kubera ko kubera ibyo abwira kubera wasanga ari kubera ukuntu umeze nanjye ubwanjye nzi ko umeze gute? Ndiyizi. Umeze gute? Oya uramvugira. Unywa inzoga? Unywa inzoga? Nkeya ziba zingana gute? Nk'agakazi konyine n'igice. Ubwo ukanywa mu gihe kingana gute? Isegonda n'iminota 50. Uratubeshye. Isegonda rigira iminota yanjye. Okay. Ntago isegonda rigira iminota. Yaratubwiye ngo isegonda iminota mike. Isegonda kandi ntago rigira. Isegonda ntago. Isegonda ryo rigira iminota iryu. Okay. Rigira amasegonda ryuzuza. Cyarigira amatiyeri. Ntago mbizi uko byumva. So umuntu akwibajijeho byamucanga. Ubose gute umukunzi watakwibazaho? Kandi abagomba ari cyo kintu abagomba gukora mikro. Kankubwira impamvu umukunzi wanjye atagukwiye kunyibazaho. Ngiye ntekereza ko uko ambona ngiye ndi umuntu bitagoye gutinda kumenya. Urasmokinga? Do you smoke? No, I don't do that. What? I don't even do that. For sure. For sure. Okay. So Imana imuguhe. Okay, mami Clau is fine. Bite? Mziza. Amakuru? Meza. Witwa nde? Mbabazi. Mbabazi ongerijwe. Yego. Usanzwe witonda? Yego. Yego. Usanzwe witonda? Ufite imyaka ingahe Mbabazi? 23. 23. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndacuruza. Uracuruza. So wifuza umukunzi umeze gute? Ngiye nifuza umukunzi unkunda. Tambeshya kandi ukunda Imana. Imana imuguhe. Sibyo? Yego. Okay. Thank you. Bite? Sawa. Amakuru? Meza. Witwa nde? Kelly. Kelly ufite imyaka ingahe? 20. 20. Ukora iki mu buzima busanzwe? Nkora muri salo nambika n'abantu modeli. Wambika abantu sorry? Ama modeli.
modeli like imyenda nyine ifite amasitili. Imyenda ifite amasitili ubwo bimeze gute? Fashion ibintu bikoze mu bitenge. Yeah. Ibintu nyine bya style ako bya Africa. Okay. So urifuza umusore umeze gute? Uri seriye, uzi urukundo icyo ari cyo, uzi gukora, akazi kose yaba akora ariko nyine azi gukora. Akazi kose yaba akora ariko azi gukora kandi abikunze. Like nyine umuntu umeze uko ukunda gusenga. Niyo ataba abikunda cyane ariko nyine abikora. Okay. Urakoze cyane. Bite? Nibyiza. Amakuru? Witwa nde? Celine. Ufite imyaka nka Celine? 24. Ukora iki mu buzima busanzwe Celine? Ndacuruza. Uracuruza. Umukobwa mwiza nkaho singo uje gushaka umukunzi, urifuza umukunzi umeze gute? Ndifuza umukunzi nkunda akawundira abanjye. Usenga, uzi gukora. Nuwo nifuza. Imana imuguhe. Ndabikora. Urakoze cyane. Bite? Nibyiza. Amakuru? Ukunda guseka? Can you smile? Urishimye? Useka neza. Witwa nde? Naomi. Ufite imyaka nka Naomi? 23. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ukora service. Bakubwiye ko ufite tatuwaje nziza? Ufite tatuwaje unateye neza. Can you turn around? Oh God. Fogase. Nireba ngo ukoresha kugira utere gutya. Utere neza. Imana yarabikoze. Ashimira Imana. Cyane. Okay, wifuza umukunzi umeze gute? Ndifuza umukunzi nkunda. Umukunzi ubaha Imana cyane cyane. Akanubaha abantu. Umukunzi unyumva unyitaho. Of course nkunda care. Chaka umukunzi unyitaho. Ugukubita care za dash. Reka tureko tuza kumubona, sibyo? Alright, so. Akose mana. Biti. Nibyiza. Amakuru. Mezi. Witwa nde? Aisha. Seka neza? Merci. Ufite imyaka ingahe Aisha? 23. Kuri guseka cyane se mbabwire ikintu kandi nutubeshye nicyo kintu cyagusekeje. Nuko mbanishimye. Uhora wishimye wisekeye. Imana iza ibyo byishimo byawe izabigutuze mu mutima ugihora useka wishimye. Sibyo? Umukobwa uhora wishimye kubera icyo abasingo kwera. Kandi ntashaka kubabara. Cyo kubona ibyishimo bihoraho kubera iki wabaye singo. Abazaga bose nageko nabakundaga. Kubera iki utabakundaga? Nagwaga isheriye. Kandi bitewe na tepu mbanshaka nagubaga bayifite. Kandi nkunda umuhungu ufite amafaranga. Umutipe ufite amafaranga. Nangahe? Na miliyoni 30. Kuzamura. Kuzamura. Wibogari. Ni bogari kikaba cyongereyeho. Cyane. Amabogari menshi kaba tarakoze ikofira. Oya gusara hari sinaguca intege. Sibyo? Ariko reka tureko tuza kumubona. Cyane. Urakoze cyane. Alright, turangije introduction yacu. Wowe udukurikiye guhera kuri uyu munota komeza udukurikiye ko tugiye kugirana ibihe byiza cyane muri uyu mwanya tugiye gukora urukundo. Nitwa Seborexon, you have to know me and to love me. Reka twakire umusore wacu wa mbere nimba ari hafi ubundi dukora urukundo. Fast guy. Fast. Yo big man. Bimeze bite? Umeze neza? Yego meze neza. Witwa nde? Mazina yanjye nitwa Roger Mpano. Roger Mpano. Roger Mpano ufite imyaka ingahe? 27. 27. Ukora iki mu buzima busanzwe Roger? Akazi kose kaba amafaranga ndagakora ariko bayikariya ndi mu QS. Uri? QS means what? Quantity surveyor. Quantity surveyor means what mu Kinyarwanda kugira ngo n'abatari kubyumva babyumva? Nkora mu bijyanye no mu buhanga bwo kugenzura agaciro k'inyubako. K'inyubako? Yego.
afite amafaranga ku izo nyubako ziba ziri hejuru y'amafaranga menshi. It will depend. Biterwa. So wajya kugena agaciro k'inzu ya miliyoni 10 zonyine. Kuko wumva bari big project. Uko nk'inyubako isanzwe akenshi usanga QS atabakenewe, usa n'uwita umwenjeniyeri byose abyikorera. Ariko in big project akenshi biba biri construction companies. Nyine niho ufite project ugomba gukora. Okay, that's good. So that's good. Karakanyuzemo. So uri single ariko ufite amafaranga nabyumvishije. So aka kanya rero dufite abakobwa, hari abagifite ballon, means yuko bakwishimiye cyangwa se bagitegereje kuganira nawe kugira ngo bafate umwanzuro. Haraba popinze, means yuko wenda marangamutima yabo bitakoranye. Reka tugende tubanze tuganire isuri wa popinze, twumva impamvu turagendana gutya. Uyu musore kubera iki popinze ballon? Ntabwo namukunze, ari agaragara nk'umuntu ukuze cyane, kandi ntabwo yaba type yanjye. Kubera ko agaragara nk'umuntu ukuze cyane, ikindi ntabwo ameze neza mu maso, ntabwo namukunze. Ntabwo ameze neza mu maso gutya. Nyine ntabwo afite face nkunda. Brother, uyu mukobwa yasa kuba agifite ballon, wowe wari kumwishimira? Ko biri kose nanjye ntabwo nakumuhitamo. Kubera iki? Mbere na mbere tujya gusa muri make ntabwo ari. Ubwo nukuvuga ngo kuba atagaragara neza, ko avuze ko utagaragara neza mu maso, ubwo nawe nagagaragara neza mu maso. Ntabwo ushatse kuvuga nyine aya ona asa nk'uwiraburamo, nawe asa nk'uwirabura. That's why nyine ubwo ntari kumuhitamo. Ikindi afite uburebure budahagije kuri njyewe ariko. That's fine. Sika tujye hano noneho. So uyu musore ugiye kumubwira amazina yawe, imyaka, utubwire kubera icyo gisigaranye ballon. Bayita umwarikeri, mfite imyaka 24, nkora muri Rikasitowa. Impamvu nyifite ballon yanjye ni uko nyine nabonye ntacyo atwaye. Ute? Nyine ari smart. Hari ikibazo wifuza kumubaza? Wamubaza. Usengera muri dini? Eyari. Reyari ni iri. Eglise Anglikani. Reyari? Reyari ni kavuze? Wumvisheho? Usengera muri he? Eyari. Avuze. Reyari ni iri dini? Ntabwo mvuze Reyari, mvuze Eyari. Eyari ni iri? Eglise Anglikani di Rwanda. Ubwo muri make ni Protestant. Protestant se ryurarize? Ndarize. Okay, so hari ikindi wifuza kumubaza? Ntacyo. Alright. Uyu musore urazabisha brother tugendane? Akora iki? Yabivuze ko akabisugusubiremo, ukora iki? Construction management. Domaine y'ubwubatsi. Ugiye kumbwira amazina yawe, imyaka, umubwire kubera iki wasigaranye ballon. Nitwa Keza Morgan. I am 23. Impamvu nasigaranye ballon, waje niteguye kugiye koza. Yaje? Niteguye kagiye koza. Yaje ubyiteguye? Abyiteguye. Utabyiteguye? Yego. Sobanuri wamukunze kuryo mwaganira? Isa nkaho muzi. Isa nkaho muzi. Uri kubona usa nkaho umuzi hano? Brother umukobwa? Ni ubwo bwa mbere mubonye? Kose ndaso kwirangiza ku nyubwa mbere mubonye. Usaro nzi musa ariko n'ubwa mbere duhuye. Okay. Uri kubona umuzi he? Ntabwo mwibuka gusa ko that was not my first time I saw him. It's not my first time. Yeah, it's my It's like it's a second
or 5 or 4? Like second. I don't even remember that. Donc icyo gihe wibuka yavuze ko we ari ubwa mbere maybe I don't know. so kuba usa nkaho umuzi nicyo kintu cyatumye usigarana icyo gihe wibuka ko byari bimeze cyangwa ntabwo mbyibuka neza maybe ko I was a drunk. You was drunk? Yeah. Mwari muri kumwe? No. Wasinze? Aya ntabwo yize mvuga ibyo ngibyo. Ako wari wasinze? Navuze ngo bisa nkaho atari ubwa mbere mubonye. Yeah, that's it. You was drunk? Maybe. You was. You well. Ntabwo mbyibuka. Okay. Hari ikibazo wifuza kumubaza? Ikibazo nifuza kubaza wowe no wanyemera. Kukwemera, what do you mean? Kuguhitamo? Yeah. No. Oh. I'm sorry. Nanjye ibyo ushaka kubwira sinakwemera. Nanjye ntabwo namwemera pe. Cyafite ballon. Urayiguma. Bisobanuye ko ubwo sinamwemera nyine. Pop your ballon. Okay, bivuze ngo Gusobanura ariko ndagusobanura isa. ntabwo mbyibuka man. Bivuze ngo nkwiye kwimena niba ntamwemera. Ntabwo uri wasobanuye. Bite? Byiza. Amakuru. Meza. Witwa nde? Mbabazi. Wari cyo wasigaranye ballon? Kubera ko nabonye nta kintu atwaye. Nta kintu atwaye gusa. Hari ikibazo wifuza kumubaza? Nshaka kumubaza. Ntacyo. Nta kibazo wifuza kumubaza? Okay. Bite? Ni byiza. Tubwira amazina, bwira umusore amazina y'imyaka, tubwire impamvu wasiganye ballon. Nitwa Celine, mfite imyaka 20. Impamvu nayisigaranye ari cyo nashaka kumubaza natumvishe neza. Mfite imyaka ingahe? 27. Kubera iki imyaka? Ngenda ndashaka umusore hejuru ya 30. Ndashaka umusore ukuze. Ariko ubundi ari mwiza ntacyo yaratwaye. Yari kuba ari type yawe? Buri wese aba type yanjye ariko ntabwo yaba choice yanjye. Yari kuba ari choice yawe? No. Kubera iki? Maybe ntabwo bifata nko kumujudginga ariko njye ntabwo prefer kuko gutobora izuba. Amazina imyaka ko uri wamukunzi? Yeah. Utoboye izuba. Uri wamukundiye? Arasa neza, ni umusore mwiza udasebetse. Ako ntabwo duhuje. Usibye gutobora izuru wari kumukunda? Yari kuba ari choice yawe? Ibintu byinshi byamuhuriyeho. Nibihe? Afite amaherena menshi cyane. Sinzi icyo asobanura. Ufite amaherena Yose hamwe. 12. 12. Ufite amaherena 12. hano na hano ni ku matwi no kuzuru. Amaherena yawe ari n'ahandi? Ntabwo ari ngombwa ahandi. Ariko harahari. Secret. Yeah. For sure, it's fine. Kumbwira amazina myaka kubera iki wamwishimiye? Nitwa Aisha. Impamvu namwishimiye nabonye afite amafaranga ariko ntabwo ari type yanjye. Afite amafaranga ariko ntabwo ari? Ntabwo ari type yanjye. Gute? Ndi umuhungu w'ibogari kandi w'imibiri yombi kandi we ntabwo abyujuje. Aba agifite ballon? Impamvu nyifite nyine nuko nari nabonye afite amafaranga ariko nsanze nawe afite. Ufite amafaranga?
biterwa n'amafaranga yariyo ariko nta mafaranga menshi adashira nta na make atagwira. Nta mafaranga menshi adashira nta na make atagwira. That's true. Ufite amafaranga ariko amafaranga akubwiye ngo nta mafaranga adashira menshi adashira nta na make atagwira. Okay. Bivuga iki? Iryo jambo ryahindura ni ijambo ryahindura ubuzima kuri ho. Inama y'umunsi. Shawa pepe. Agikubaga. Wapi. Yatubwiye ko akeneye umusore ufite amafaranga agera kuri 1,30,000 kuzamura, sibyo? Yego. Zirimo so brother. Yegereza mikro. Reka ntazo. 30 ntago zirimo. Ariko zizagera. Ntago zirimo ariko zizagera. Ibyo navuga ko n'amafaranga make atagwira ana menshi adashira. Zizagera. Zigera nzakureba narebe. Tubasi koga kubera icyo hise popinga balloon ibintu bya bimeze neza. Avuze ko adakunda abakobwa bapfa mu izuru bafite n'amenyo ku matwi. Ufite amenyo angahe? Nako nyazi. Sikanye turi. No haratandatu. Ni nka 7 cyangwa 8, sibyo? Brother, ikibazo cy'amaherere n'abere. Umubwiye ngo yakurema akayakuramo si wawe si mwakundana. Biragoye guteranya igi ryamenetse. Biragoranye? Guteranya igi ryamenetse. Guteranya igi ryamenetse. Okay. Kwise uyipoping. Ni kubera icyo kibazo avuze. Igi ryamenetse byo bitumye umena balloon. Yego. Kubera ko numvise wajyana agakunda amaherena kandi nanjye ndayambara. Akavuze kuzuba. Kandi naryo ufite. Okay. Kuzuba se ko nanjye ndi mu nzira yo kubikora. Biragoranye guteranya igi ryamenetse bro. Bitarasaduka waryegeranya kuko ritarameneka. Waryegeranya man. Kuko ngira ntago ryari ryameneka. Ngo ntago ryari ryameneka. Ko biri kose abanyarwanda urabaza ubwenge. Abo kazakwemera na mwiramukanya. Yari ntago ari kuba ari type yawe se sibyo? Aricyo nshatse kuvuga. Oya ibyo tukiveho yari kuba ari choice yawe. No. Kubera wakoze uzagaruka ubutature ko tuzabona match. Imana igumugisha. Arakoze cyane big man. Reka twakire umusore wacu wa kabiri. Let's go. Pop Balloon Magic Match Rwanda. Reka twakire umusore wacu wa kabiri atambuke rudasonga kabisa, atambuka yemye. Yeah, that's cool. Atambuke urakaza neza big man. Welcome. Fresh. Uragarara hano. Abite? Urigereza mic. Umeze neza? Yego. Witwa nde? Patrick Sibomana. Patrick Sibomana. Ufite imyaka ingahe Patrick? 27. 27. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ndacuruza. Uracuruza. Okay, so barazimaze basimera. And it's fine. Hari abakizifite. Kugiye Oya. Ntabwo yari namukunze. Kubera iki utamu? Ntabwo ari mwiza pe. Ntabwo ari mwiza gute? Urumva nyine ntabwo ari tepe yanjye ntabwo namukunze. Icyo utakunze kuri we? Ni inzobe. Ngo b'inzobe. Cyonyine? Ni mugufi kandi ngo ndi umuhungu muremure. Bro yaza kuba gifite balloon wowe byari kugenda gute? Shane bwiza pe gusa icyo ni mwiza. Gusa? Yego. Ni mwiza nta kintu nareza gusa ni mwiza. Biraho. Yari yago. Merci. Kubera iki poping? Okay, ni mwiza pe. Ari smart ariko nago nkunda umuhungu w'inzobe. Umuhungu w'inzobe kukimutwanga. Kukimutwanga. Ku ruhande rwanjye nkunda umuhungu w'igikara basi
abaye atari inzobe cyane ariko birapika ko ari inzobe cyonyine gusa nicyo ni mwiza hari smart aragaragara neza ariko brada yaza kuba gifite baloni happy kabisa ntabwo nkunda yigeze tatu wapi ntabwo zikunda ukuntu nawe agaragara nyine ntabwo ari mwiza gute uko mubona ni mugufi na kandi nanjye ntabwo nkunda umukobwa w'inzobe nkunda black ukunda uri black kubera iki wapenze baganga uzagaragaza kamera dufate imyaka 27 njye nkunda hejuru ya 30 hariyo ufite 24 ushaka hejuru ya 30 ya na 50 wamwemera namwemera cyane na 60 nta kibazo namwemera 70 namwemera 80 namwemera icy'ingenzi ni amafaranga arayafite rero kandi afite imyaka mike imyaka myinshi ni iki nakaye kamaro k'imyaka myinshi umva uwo mutipe ufite imyaka myinshi aba ari seriye abakuze abazi ibyo yajemo hari n'abakora bakiri batosheri wa waba yarakoze byinshi bihagije abafite ishwashwa rigaragara afite ishwashwa brother urabivuga iki happy nawe ntabwo nari kumwemera ntabwo nari kumwemera pe kubera amaherena ni menshi harya uwo ufite angahe yose ni 10 ufite amaherena 10 ku mubiri umwe ku mubiri ntiyinyemo dukomeze se wikangaho icyo popinze like ntabwo namukunze ni inzobe ntabwo yambaye biri clear kindi nyine ape kabisa gute yambaye bitari clear ntabwo yambaye ukuntu nkunda gute nabi yambaye neza ni yose Jordan ya black reba ukuntu yambaye nta kintu ndi gukuramo noneho n'inzobe mana yanjye yahiye nk'umuneke wawe afite inzobe ihiye nk'umuneke nkunda abantu b'igikara kandi ni mugufi ni na mukuru cyane mu myaka ni umukuru 18 mwakundana oya nanone harya ufite nka 20 ufite 20 wenda guhera kuri 25 ako api brother byari kuba bimeze gute wowe ni mwiza mo gake ariko ntabwo nari kumwemera nanjye kubera ni mugufi aranabyibushye ntabwo nkunda abakobwa bagufi babyibushye kubera icyo popinze baloni yawe ntabwo nkunda abasore b'inzobe kandi ikindi ntabwo nkunda abasore bagira umusatsi ushaka abafite uruhara biyogoshesheje nyine bari smart noneho we arengeje aranakaraga nk'imbobo niki bwanwa ntabwo burakaraze oya ntabwo bukaraze ntabwo buri clear hano buriho nyine ntabwo asa neza yaba asikaye kuza gushaka umukunzi yakuza asa neza ubwanwa hano bwarakuze ntabwo yogoshe nyine ntabwo bigaragara neza cyane ibyo nkunda pe ibyo nkunda uko bumeze ibyo ukunda wowe umukobwa ari kubera type yawe gusa ntabwo ari mubi gusa ntabwo namukunda wapi icyo popinze baloni koza ari inzobe ariko ni ubisanzwe asa nkaho ari umwana mwiza asa nkaho anatuje kandi nyine abasore batuje ariko nyine ko yakari inzobe ntacyo cyonyine umuhungu kari inzobe yari kuba ari type yawe shani mwiza ariko yambaye nabi pe sinanabirota yambaye nabi umwana nanabirose navuga ati fire reka ntananyereke ntabwo namukunda fire ntabwo namukunda wavuga ngo yambaye nyine duhuye yambaye neza namukunda ariko yambaye uko ntabwo namukunda muhuye yambaye gutya wavuga gute wavuga ngo fire ubwo bisobanuye iki mu izina natokeje ntabwo namukunda yambaye uko nanjye usa n'imineke cyane ntabwo nagukumbura yes cyane ntabwo nagukunda pe wambaye nabi ntabwo yikwishe next life
kubera iki upopinze ballon nanjye ni inzobe ngana gahunda wangu inzobe nawe uri inzobe nase nzaye inzobe nawe inzobe njye undi mibiri yombi nicyo cyonye brother uyu mukobwa ari kubera type yawe cyabe na gake pe kubera iki ntabwo ari mwiza nanjye ntabwo nkunda abakobwa b'inzobe none n'amaherena ku zuru ntabwo nyakunda akundi uzagaruka ubutaha urakoze sawa arakoze cyane Barman uyu munsi ko byagoranye twabuze match shaka match umutima wanjye ushaka match shaka ko dukora urukundo guys reka twakire umusore wacu wa gatatu atambuke aze kuri stage let's go reka twakire umusore wacu wa gatatu Magic match for Ballon Rwanda nitwa Seborexon you have to know me and to love me of course umusore wacu wa gatatu atambuke aze kuri stage tumwakire umusore wacu wa gatatu atambuka aza kuri stage you say wow okay you're welcome brother umeze neza yego bahagarara hano amazina yawe twande bayita Twizeyimana Dodier Twizeyimana Dodier Dodier ufite imyaka ingahe 23 ukora iki mu buzima busanzwe nkora welding welding makwana batabizi ni sudire ni sudire urasudira kora inzugi ibintu byose bijyanye n'ibyuma urabikora fresh right so dufite abakobwa ba popinze ballon wayipopinze cyane akose reka duhere hano akinjira waravuze ngo wow none wisi poping kubera iki mambo nuko nyine ari mutoya kubera amafaranga ashobora kuba yafite oya ntabwo yafite bitewe n'akazi akora kugira ngo umubwire amazina yawe umubwire imyaka umubwire n'umubare w'amafaranga wifuza nitwa Aisha n'imyaka 23 kandi nifuza umuhungu ufite miliyoni 30 kuzamura kubise brother ayo mafaranga urafite unjye wumbaza icyo mubwira miliyoni 30 se ufite 20 n'ingahe 23 she's 23 30 cyangwa wibeshye imyaka amafaranga miliyoni 30 kuzamura ubwo nari kwiseka urumva uri kwiseka urafite nayo ufite wenda sindi kuburana nawe sibyo kuntu ameze sibyo ari kuvuga nyine amafaranga ubona ko nubwo atafite confidence nuko ndi kubona wowe mbona nayo ufite nyine ndikuguseka ko ibintu ukora ntabwo bihuye n'amafaranga nkeneye tumukwamo bwara yafite amazina imyaka kubera ikipopinze ballon nitwa Naomi mfite imyaka 23 mpamvu na popinze ballon yanjye ku myaka nago twahuza imyaka ni muto icyo namuvuga wajya kwita Naomi nimba wibuka navuze imyaka ingahe 23 wowe ufite ingahe 23 none ukaba ushaka ufite imyaka ingahe afazari uri hejuru yanjye uri hejuru yawe ubu kuvuga ngo ufite 24 we nta kibazo oya basi nkuri hejuru ya 28 ikintu nabwira uyu mukobwa ajya abanza igitekerezo mu binasubiza hari umuntu ugusubiza ukumva ko atari n'ibyo asubiza ari kubiteranya ntago nyine nanjye uko namubonye rwose ntago nari kumushima kabisa imyaka yawe irabikwemerera irabinyemerera imyaka yawe ikwemerera gutekereza gutyo ikindi sinjya nkunda mu baby ufite tatu kurya umuntu wese ufite tatu no mu muco urabizi kujya mu gisirikare ntago hajyamo ufite ibintu bibi ntago igisirikare cyo cyonyine cyo gukora hari ibindi twakora tuzifite wari kuba utamwishimiye kubera tatuwaje gusa
ya n'amaherena n'iki itabikugaragaza nuza level ariho. Uri kubona ari kuri level? Ari kuri level mbona ari kuri level imeze niyo ku muhanda. Ngo imyaka yawe irabikwemerera nta kibazo isanzure. Cyarakoze. Amazina y'imyaka kuri Chipopinze Ballon. Nitwa Celine mfite imyaka 24. Impamvu nuko mbonye mu ruta kandi sinakundana n'umuhungu nduta. Ariko ari type yawe? Wapi? Kubera? Garagara na tantine. Ugendeye kuki? Ni mukuru aranduta nuko abivuze nyine. Kandi nkeka ko yuko batantine bose bafite kuntu babagaragara bafite ama plante tunutwe ngutwe. Ntabwo ari ku type yanjye. Nta kindi narenzo. Ko wasetse cyane byagenze. Njyewe nyine uyu muhungu ntabwo namukunze bitewe nuko ariyemera. Ikindi kandi ni umwana njye ntabwo nakundana n'umuntu. Ari simya ingahe? 23. Ikindi kandi nabonye nyine afitemo ibintu by'amahane cyane. Yaza gukubita cyane. Bradura bivuga iki? Icyo navuga hajye bakwita Mbabazi. Icyo navuga kuri Mbabazi. Na brag wenda umuntu agira brag bitewe naho ageze n'ibyari. Muri aka kanya ntabwo ndi muri brag. Sibyo? Hari umuntu gusubiza ikintu uvati si umuntu ansubije ikintu like duhira harayibya wa 1,30,000. Sibyo? Aka kanya ndakubwira ati ndashaka umuntu ufite 1,30,000. Wewe wabyumva ute? Ne wamusubiza ubaye uzifite cyangwa watanazifite nabwo ukamubwira bikarangira. Imagine ariko tarani. Yego. Ati mereza niba udafite tarani ikomeza. Nyine birumvikana ariko ushobora kuba uzifite we ni washaka nyine. Buri wese afite amahitamo yiwe nibyo yifuza. Rero warifuza umusore ufite izo miliyoni. Sawa. Yari kuri type yawe? Never. Kubera? Ntabwo nkunze uko agaragara. Agaragara gute? Agaragara n'umuntu ukihigahiga. Kwihigahiga gute? Kwihigahiga navuga like kwihiga nyine arakishakisha ntabwo arafata umwanzuro wiwe nkabe confidence. Okay. Nanjye n'undi ntabwo byari guhura kubera ko nayo ndi kubona ugaragara nk'umuntu wo ku muhanda nko abivuze. Kubera kureba imisatsi wajyana uza hano wari ugiye bagira bikaraga wajyana imbobo nyine. Okay. Kandi ikindi n'akazi ukora ntabwo kanyemerera gukundana nawe. Mazina kuri Chipopinze Ballon. Akiza Morgan. Okay. Ntabwo mfite byinshi byo kumuvugaho kuko aracyari mutoya aracyari kwiyubaka. Ibyo bari gutekereza byose azabigeraho azanabigira koza aracyari mutoya kandi afite n'icyerekezo cyiza. Gusa ko njyewe nanjye ndakuze bihagije nshaka nanjye umusore. Arafite imyaka kuru. I am 23. Yari kuri type yawe brother? Yari kuri type yawe? Kubera? Ntabwo munze look kwikuntu asa. Ntabwo ari umuntu wajyana mu rugo. Ndagare gusha? Agiye like example n'ubu ngubu tuvuze ati tujyane mu rugo. Tiri umubwira ukuntu burya testing aba baby tuba ati ngo tujyane mu rugo. Ukabona je yambaye gutya. Hano narinje iwanyu. Ntabwo narinje iwanyu and then ubwo nari naguhereje reka ndetse costume wambaye irashaje pe. Irashaje ishati wambare mu imbere isa nkaho shaka kabisa ntiduhuze nta nubwo byahura kabisa. Izi nzira zirabusanye wese anyuriye. Brother bivuga iki? Icyo nabivuga ubwo ntago nakirirwa musubiza kuko nyine nuko abivuze ko bagenzi be bagiye bavuga ati ngo ndabyemerewe nawe arabyemerewe kuvuga gutyo sibyo kandi sinkunda mu baby nje w'igikara. Ntago mukunda kabisa. Okay. Amazina imyaka kuri Chipopinze Ballon. Maintakeri mfite imyaka 24.
impamvu ni popinze ndamuruta urumva ikindi kuri ari kuvuga ngo ntago yamujyana iwabo ntago yajyana umuntu iwabo nawe kivi iwabo urumva ikindi aracyari mutoya biragaragara ko n'imyenda yambaye yayitiriye nkunda abana niyo mpamvu na popinze brother ariko bari type yawe maybe byari gukunda kubera iki ushyiraho maybe nuko nyine niko nakubwira nkunda baby b'ikaranga nkunda baby w'inzobe ese wumva uri igikara yego nicyo kandi bari bamukunda namukunze bari bamukundiye iki ntabwo ari inzobe like nyine type yari iyo ngiyo brother ko yari yagukunze none mujijije skin color nihangane niko isi imeze isirikaraga iyo umuntu atagushimye urapfa ugashakira ahandi. Okay, so watubwiye ko wifuza umukobwa w'inzobe. Ikindi ndashaka kugira ngo ubutaha ndebe ko nzamukubonera nogare. Umukobwa w'inzobe usubiza ikintu yabitekerejeho kandi ikindi cya kabiri ugira confidence umuntu bakundana. Hari igihe ukundana n'umuntu utanamuposting. Sibyo? Utanamuposting ukavuga ati se namupostinga ariye kunameze aranera isoni ibintu nibyo ngibyo. Umukobwa nyine ufungutse mu mutwe udapinga akazi k'umuntu n'ubu ngubu muri abo bose akazi navuze wedding ntago baza kariko yakamenya ari uko akarimo cyabonye ibiceri biri kukavamo ibyo ngibyo nibyo umuntu bizi ntago ari ngombwa ngo umuntu abisakuze hanze uzi ubwenge wenda waba wasuzuguye yanyandikira mu gikari akwandikira mu gikari okay akenshi umuntu aba afite inshuti ntago umuntu akenshi muri societe aba hari umwe kandi iyo ufite inshuti zitakuryarya zigerageza kukubwiza ukuri cyangwa se ikintu cyanyacyo ubutazige kubwira inshuti ze zijye zimubwira outfit imubera outfit iri kubona icyamubera azige kubwira inshuti ziwe zijye zimubwira ibimubera nyine sinzi n'ibintu ndi kuvuga uri kucyumva cyangwa uri kucyumva ndi kubyumva uko niko ubibona wenda uwingu yabonye outfit imubera sibyo yego rumva abonye ndiko ibitekerezo bitandukanye ariko buri muntu wese agomba ntabwo cyumubwira se it's fine inshuti zirahari sibyo hari inshuti buri muntu wese agira inshuti mu rwego rugiye rutandukanye sibyo ntago waba inshuti udafite icyo umukeneye nuriya nawe inshuti udafite icyo amukeneyeho rero ntugaze uvuga ati ngo inshuti zose ntabwo zazigaragara ntabwo ziba zishaka kugaragara neza zikwifuriza ibibi kuko ntabwo ari umuntu wese agira inshuti mbi ntibibaho. Alright, so brother it's fine ikizima nuko nyine ubutaha uzagaruka kandi numvishe type ushaka ubutaha ninguhamagara uzita Imana igumugisha. Thank you so much. Arakoze cyane big man. Reka twakire umusore wacu wakane kuri stage Julie BMG zo kora subscribe nimba tarwayikora hano hantu duhagaze na hantu heza na hantu waza ugafatira amafoto meza video nziza dufite studio podcast wakora ibiganiro jya kuri Instagram kuri Julie BMG zo ubundi utwandikire DM ku mafaranga make ashoboka turi Kanombe turi muri Kigali na hantu waza ukakora memories nziza cyane nambaye neza mbanambitswe na Socrates outfit hariya iremera mu Giporoso wajya kuri Instagram Socrates outfit ukamwandikira akakwambika neza guhera ku rukweto kugeza hejuru kandi ku mafaranga make ayifite yose wakambara kandi ukaberwa. Reka twakira umusore wacu wakane let's go. Umusore wacu wakane atambuka aza kuri stage atambuka aza kuri stage kureba Julie BMG so YouTube channel turano kugira ngo dukore urukundo turano kugira ngo twagure isi y'urukundo ariko nanone kora subscribe ni mutare wayikora kugira ngo twagure umuryango mugari w'abadukunda n'abadukurikira kuri Julie BMG so umusore wacu wakane atambuka aza kuri stage tumwakira neza mugira ngo rakaza neza big man you welcome fresh meze neza narabe witwa nde Niyonzima Jazire Niyonzima ufite imyaka ingahe brother 25 ukora iki mu buzima busanzwe
umushoferi umushoferi uje gushaka umukunzi yego alright okay turaza kugendana yayipopinze means yuko wenda hari ibyo atakunze kuri we reka tubanze tumuganirize twumve bigenze bite ntago nkunda umuhungu w'umushoferi kubera iki ntago mukunda nyine shoferi se kandi n'urukundo bihurira nyine kuba akora akazi k'ubushoferi ntago mukunda nta mafaranga arimo atanga za miliyoni 30 yego wasanga yafite bro uyu mukobwa yaza kuba gifite ballon wowe wari kumukunda uranyegera ntari bigusha yegereze mic yego ibyo nta kintu atwaye ya kuri njye nyine nta kintu atwaye nta kintu atwaye tunaye kumukunda bari kumukunda yego ifuza nk'umusore ufite miliyoni 30 kuzamura ibyo biciro urabifite amafaranga mbajeho ikibazo misi nifuza kumubaza ikibazo cyane nashaka kumubaza maje gukundana n'abahungu bangahe abahungu batatu abahungu batatu se bose no kuba bafite miliyoni 30 babiri be bazifite nese mwaje gupfa iki mwapfuye iki shanya nabonaga batayishyiriye ntago nabakunze bitewe nuko nawe bateye cyangwa se ukuntu bagaragara akabuze umuhungu adafite miliyoni 30 ntabwo mwakundana sha wa pepe okay wenda shaka usanga mind za gusene change your mind Chris wemera guchanginga mind cyane 30 ukazivaho ego ajya kuri zinga 20 urazifite bro njye kwita cyane nyine system urebye nta kibazo nyine afite to gusa nyine njye nakubeshye nyine wayindize zacyari hasi nyine n'izabana nazihindure icyo kintu namubwiye cyonyine Wiji popinze ballon ndi impamvu bikoze na jano ndashaka umuhungu uri hejuru y'imyaka 30 kandi afite naga ifite sisi imyaka okay nta kintu narenza nyine to yenza ko afite 30 basi nta kindi kibazo ariko mbona nari kukwemera okay nakona ni imyaka nako we wari kumwemera nabyo nta kintu twafite face nziza okay uracyafite ballon sindi hano okay where's your popinze ballon afite agaragara nk'abana kandi ntabwo ndabona agaragara nk'abana harya wowe ufite imyaka ingahe 24 izina Kerry uri kubona umusore agaragara nk'abana agaragara nk'abana kandi ntabwo ndabona agaragara nk'abana brother ugaragara nk'abana ni ibyago cyane amahirwe kubera ko nyine ashaka usanga ndagira ko akunda abantu bakuze mu maso igihe kimwe nagiye bazasaza ako nyine ifite mu maso nyine agaragara nk'aho ukiri umwana gusaza nyine biratinda to iyo aza kuba gifite ballon yari kuba ari type yawe sinakubeshya to ntabwo nkunda umusisita utoboye ahantu henshi bigenze bipopitse arakunda arakunda just ageze hariya bafite akadefu kaba kadahariya kabaye kuba yemeye ni ibisazi pe nta kindi umuhoye ikindi nyine sha nta kindi pe uyu mukobwa ari kuba ari type yawe urebye nyine ntabwo ari ibya danje gusa nanze kuriyambara byonyine gute yambara biciriritse gute undi hari umuntu nyine wambara imyenda ukimubona hari utuzi tubiri tumugereranya ashaka kuba yabakora nyine gutya naho uri umuntu nyine ukimubona yego tubwire njye ntabwo nakimagine utwo tuzi n'utuwe
nyine kuba we kumva yambaye neza muri wenda izasha kuba yumva niyo yambaye neza sini n'abakosita bambara gutya kenshi umuntu akibona itavuga ati umuntu ashaka kuba atega nyine to atega iki atega nyine like okay tubyite nabi tumwite nk'indangamirwa narebi okay aha icyambere ugaragaje ni imyumvire iciriritse ufite and then ukagirwa n'akagofero warengejeho gacuka twikira iyo imyumvire yawe iri hasi ukuntu wambaye Kristo wizuye uri hasi kabisa nyecuruza imyenda ukuntu wambaye wowe nabiha make kabisa uri hasi ku myambarire uri hasi ku myumvire kabisa uri igipete wagipetewe twarizaho kuki wese uyipopinga brother mpamvu na popinze balon yanjye yavuze ko adakunda abantu batoboye cyane kandi ngenda atoboye cyane ikindi numvishe ashobora kuba yagendera ku byo ari kurebesha amaso gutya kandi akenshi ugendeye ku byo urebesha amaso gutya akenshi usanga atari byo nka 80%. Yariko ari type ya brother usibye kupfumura wari wavuze agirize mikro ntabwo musista type yanjye kwera kwemo gupfumura gusa kuko bari babitubwiye gupfumura birimo nicyo ni cyambere navuze ngo ndo musista upfumuye hano henshi cya kabiri nta muntu musista tatuwaje wapi no yaba ari izina ryawe wetega tatuwaje yariyo sina tatuwaje yose hano agaragara ntabwo muri musista ifite yaba yanditse izina ryawe cyane okay bigenze bite kandi bayigumanye balon bigenze bite nayigumanye ako nyine nkurikije amagambo arimo avuga ndumva nyine arayabana kandi igihe kindi nago nkunda umusore uri munsi y'imyaka 25 ikindi nagunda abasore babyibushye brother ariko ari cyane yawe asaba gato mu sister ashaka kujya akazo kwibagirwa vuba ko navuze ko mfite imyaka 25 navuze nakunda abasore munsi y'imyaka 25 wenda nyine sinzi badakunda abasore babyibushye yego ibyo nyine ni ibitekerezo byeto uyu ni agatype yanjye kubera size it's fine gagere hano ujye kumubwira amazina imyaka icyo ukora nicyo wamukundiye nakoze nitwa Keria mfite imyaka 20 nkora muri salo cyangwa mu bintu by'imyenda kwambika abantu modeli nakunze physical ko nagaragara yambaye neza ntacyo atwaye cyo nyine nicyo nakunze n'ukuntu nyine asubizamo brother uyu mukobwa yagukunze ari ikibazo yifuza kumubaza kumubaje sister afite ibibazo bitatu cyambere nshaka kumubaza nyine ambwire nk'ibintu bitatu yakunda mu relationship nkunda umuntu utambeshya udakunda gukina nanjye cya kabiri umuntu twumvikana tugashyira hamwe icya gatatu umuntu nyine afite ibitekerezo biri soft kurya ushaka kumugisha inama nakugira inama igushuka ubwo ibitekerezo biri soft bimeze gute nyine ni umuntu ushobora kugisha inama akakubwira igitekerezo kiri very clear nawe ukabyumva nyine ko nyine gifatika kandi biciriritse afite ibitekerezo biri soft okay bitatu urabyumva icya gatatu icya kabiri nshaka kumubaza niye papa afite mu buzima bwe imyaka 2 iri imbere afite
mfite papasi yo kuva ku rwego ndiho rwo gukorera abandi muri salo nkikorera. gatatu ushaka kumubaza nyine nibi bintu byatuma atandukana n'abakundana. Ikintu cya mbere gishyigikiye n'ibindi byose nuko yambeshya. Ikintu cyonyine cyo kumbeshya cyo kutavugisha ukuri cyo twagipfa cyane cyane cyane. Kirida nguhaye urahinsubiza cyangwa se uyipopingisha balon, nimba wamwishimiye urahinsubiza. Umuhoye iki brother? Amasista nyine ntacyo atwaye pe. Afite face nziza, igaragara neza, n'igikara gikiyete. Afite akagaragara neza, afite n'ibitekerezo byiza. Akunze n'intego afite zo nyine tu myaka 2 iri imbere. Akwine sinzi niba wenda ko ne cyangwa se ikindi kintu kindi gusa nyine ntabwo nyine nkunda abasista babyibushye mu kwine sinzi niba impamvu ko nanjye mbyibushye ntabwo nyine nkunda abasista babyibushye. Brother nakundi tuzagaruka ubutsa sibyo? Bakoze cyane. Right, so baba we nabuze match uyu munsi byagenze gute? Reka twakira umusore wacu wa gatanu turebe ko tubona match. Julie BMG zo kora subscribe ni mutari wayikora. Nitwa Sebarex, you have to know me and to love risk. Right, reka twakire umusore wacu wa gatanu. Bobalon Magic Match Rwanda bane bavuye hano nago twabonye match ariko I hope yuko bishaka gukunda. Reka twakire umusore wacu wa gatanu aze kuri stage, atambuke aze kuri stage umusore wacu wa gatanu. Yo brother, umeze bite? Fresh. Umeze neza? Yeah, ni fresh nari. Uragarara hano. Wa dripping fresh wambaye neza? George. Witwa nde? Into Kiza. Kiza? Kiza ufite imyaka ingahe? Mfite 24. 24. Ukora iki mu buzima busanzwe Kiza? Ucuruza drip. Ucuruza drip. That's why wambaye fresh. Ucuruza ibyawe. Thanks. Right, so abakobwa bacu bose bapopinze balon. Ntabwo tuzi impamvu, maybe ko batakwishimiye cyangwa nawe utari kubishimira. Reka tuganire tumenye impamvu, sibyo? Turaza kugendana, urazigenda uhagaze hano iruhande rwanjye. Kubera iki upopinze balon? Hagarara hano. Kurya, yakusho. Aracyari muto. Cyonyine? Hajya uvuze ko akora iki? What? Wavuze ko akora iki? Curuza imyenda. Curuza agana he? Hano KMK. Yegereza mai? KMK sura? Kimironko. Sha. Ape. Kubera? Ndabona ndafite. Okay, nakubaza. Yeah, no, it's okay. Kuri konti yari amafaranga angahe? Konti yanjye hariho 1M idafite ikibazo. 1M? Yeah, idafite ikibazo. Ndabona ntacyo twaye. Mba gusa nyine kereka iyo ufite nka 30 wenda twari gukunda. Imyaka? Oya amafaranga. Miliyoni 30. Miliyoni 30. Ego. Ubwo twari gukunda. Cyane. Okay, it's okay. Nese ufite imyaka ingahe? Mfite 23. Izo miliyoni 30 waba warashije kuzuba nyine wazikora hose mu ntoki gutya. Mfite 20. Ufite 20 just ufite 20. Ego. Urumva rero nshaka wenda nk'umuntu ndusha. Ukurushaho izi 10. Mu bahungu se mwaracirinze cyangwa se still nawo muri kumwe arazifite se? Oya, urumva ndi single, abona agiye nkati abose nazo bafite. Uri single? Shana n'ubundi uzasaza uri single kuko nawe uzabona. Azarenda yisazira ari single kuko nawe azabona ufite izo miliyoni 30. Niba utayafite abandi barayifite. Urumva ucuruza imyenda? Nk'umupayiroti ahembwa ngahe? Payiroti? Uziranye na bangahe? Abo tuzi ntago bakureba. Just wemenye ibyawe nanjye nzabona uwanjye. It's okay, fine. Kubera iki upopinze balon? Okay. Mu myaka ni mutoya. Ikindi uko niyambaye
ku ruhande rwanjye ntabwo nabikunze byonyine brother umukobwa yaza kuba gifite balone yakora type yawe umudemu se umudemu shawa wapi kabisa kubera iki nyine physically amaherena yiwe ntabwo nkunda n'abademu bafite tatuwaje ngewe ntabwo twadutandukaniye nanjye nyifite ufite tatuwaje kandi ushaka utayifite unywa inzoga se unywa inzoga ngewe sometime azinywa cyangwa nabwo ushaka utazinywa ngewe nazinywa uyu mukobwa ko mutazinywa nawe atari ko akunda aba yarabigize akamenyero mu gihe imirimo yiwe yashimwe n'uwiteka akitamo kubera iki popinze balone njye najanga gushaka umusore uri hejuru y'imyaka 30 uyu ni umwana pe yaza kuba gifite balone yakora amahitamo yawe dem ndabona size ntari ariko ndamusumba dem musumba siwe sawa cyangwa ushaka kugusumba Mike yageje Mike najya njya gufata utunwa bikansaba ko mwuriza nk'ahantu ese nari ikintu kirimo happy naje nandi gufata nakundi turengera yakambara high heels ashobora kuba yambara akagusumba ashobora no kuba yambara mu kareshya okay akabyivugiye mahari nagaro muvugira mu buhe buryo umwunganira se nk'iki kiwe okay it's fine nareke kwiruga burana cyane imyenda pe ni y'abapeti biga muri top uretse ni ikihe kigo cyambara gukeze biga baryama mu kigo bakabatahana saa 11 gutyo bambara nyine mpa nk'urugero mbwite iki kandi mubwiye ko n'abana biga muri top cyane sure cyane okay it's okay nari wish popinze balone pe ntabwo namukunze aramutse ni inzobe nta nubwo yambaye neza yakora type yawe brother yakora type yanjye happy kubera iki nkunda abakobwa batizukisha wapi kubera iki popinze balone ni ukubera ko icya mbere ntabwo namukunze icya kabiri yavuze ko acuruza imyenda gusa nkurikije imyenda acuruza niyo yambaye sinzi nimba ari inga acuruza kabisa ndabona nta kintu kirimo brother yakora type yawe yakora type yawe imyaka ingahe namaze 23 ko mbona atari y'urufite se ko bitagusa ndabona byizungana na Mary to wasanga ari byo utibeshye ukuye ingahe kuyumbwira muye ingahe Mary wawe se ugafite ingahe Mary wanjye ari muri 40 kaba ari muri 40 ntabwo waba uri hano bro nabandi wakaba ari kumufasha imirimo karakuze ahubwo urumva nawe twahuriye hano twese twaje guhiga Mary wanjye nkuko wabivuze inenge nawe ungana na Mary wawe ntabwo tungana it's okay nari wish popinze balone ni umwana pe ni umwana nanjye ndakuze bihagije ku buryo nshaka umugabo agira umugore urangire daddy se papa wawe yamfasha papa wawe yamfasha akwiye kuba ariwe uhagaze mu mwanya uhagaze papa wawe niwe wampindukiza bitewe n'icyo ashaka nshobora kumushimira nabi kandi ntabwo wamushimira nshuti yanjye ntuzi ibyo papa wakora ntabwo ibindi byiza ko papa atari inshuti yanjye ntabwo byakunda yari kuba ari type yawe kubera iki nkunda abadodo bafite posete icyo nicyo kintu mfite kigira ubwiza mfite sha ntukangire mu buzima bwawe dada ashobora kugukunda ariko nyine yaba that's why nanjye ndi kubwira ngo papa niwe wakwiye kuhagaze muri mwanya uhagazemo ko nanjye nyine nakubwiye ngo uri umwana even niwe twagirana maybe ko waba umwana ko nshobora kugusaraza se urasetsa nawe ugaseka wait ushobora kumusaraza mu buhe buryo brad dushobora guhura nk'ahantu n'iki kwaje wenda nagura umwana nawe ndafata n'iki makuru ayahabwa n'abaturanyi ibyo ntabwo yapfa kubigeraho ahantu havuye papa wawe wahagera
Okay, it's fine. Ikiza nuko mutashimanye sibyo? Ntabwo twashimanye ariko hari akandi ushaka kumubwira? Niba unamukunda umushishe mu biryo amavuta yarahendutse. Okay. Oh yeah, it's fine. Kubera icyo wapopinze ballon? Nawe ndabona bagaragara nk'abana. Ikindi afite mu mutwe nk'abana. Yaza kuba gifite ballon ya kwa type ya big man? Ntabwo kwa type ya. Kubera iki? Apale? Ya n'amatwi yafume meshi. Wenda size ntaribi. Ntaribi size kabisa. Ni kuriya ntabidaje. Ariko nyine ukuntu mubona shana nta kintu nabandi gufataho nta kintu kirimo kabisa. Ukunda umubebe umeze gute? Nkunda umubebe umeze gute? Yeah. Umubebe urumva utabyibushye utanananutse ingo size yo ntaribi. Size yari kariya. Ubyibuze tureshya. Nubwo yaba nta amafaranga. Ariko nanone afite mu mutwe atari wa mubebe ukunda karabaye sibyo? Aho mubebe urabona gateni kati nihehe byabereye. Ubwo wapi nta kintu twavugana sibyo? Ngiye nkunda mubebe nyine ushobora gufokasinga kuri future. Kaba yakugira n'inama utaramubwira ati byibuze ubungutse cyangwa se agashara kaje atakubwira ati nzi location nzima. Tukomeje bwira urumva atakubwira ati mfite nzi location nzima kwa kana kabafunguye gutya gutya ugende usange muspendinzi ibiceri byinshi kandi mutanabyinjije nyine. Aho mu baby nta kintu kiba kirimo nta kintu kiba kirimo. Okay. Ndagiye usanga ari kwitikurira gusa nta kintu kirimo. So nari big man ubutaha uzagaruke tureko umubona sibyo kandi wakoze kuza. Asante sana. So arakoze cyane brother. Eka twakire umusore wacu wa nyuma wakoze cyane wowe twabanye kandi tukibanye n'akakanya Jure BMGzo kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Jure BMGzo kugira twagure umuryango mugari. Nitwa Seborex, you have to know me and to love me. Alright, reka twakire umusore wacu uwa nyuma byaba bimbabaje dusoje episode na match bonetse n'ukuri. Reka twakire umusore wacu wa nyuma tureko tubona match. Ikaze brother, urakaza neza kuri stage. Urakaza neza mwisi y'urukundo. Okay, welcome. Sawa? Meze neza? Meze neza. Witwa nde? Nitwa Biruta Blaze. Inde? Biruta Blaze. Ufite imyaka ingahe Biruta? I have 25. You have 25? Yes. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ucuruza kenkayori. Yes. Okay, so right, reka tuganire n'abakobwa bacu turebe abapopeze ballon twumva impamvu nawe tubwe nimba wari ko bashima. It's fine. Kweshi popeze ballon. Agaragara nk'umwana. Ufite 25? Yes. Ufite 20? I guess. 24. Akurusha umwaka none nuko agaragara gusa nk'umwana. Cyonyine. Brother, yaza kuba afite ballon yari kwa amahitamo yawe? Na for real. Oya. Kubera? Finally nago nyine as physically nago namwishimiye. As physically nago wamwishimiye. Yes. Ushingiye kuki physically in general ariko you can mention some parts or not? She's a so thin. She's what? She's so thin. Ni mtu arananuse. Yes, arananuse. Kuna wimvishwe nuvuze? Yes. Sort. No. Okay. Thin. You say? Thin. Yes. Okay. Cyo cyonyine? Cyo cyonyine. Okay, so. Kubera ikipopinze ballon? Njye ni ibisazi kabisa. Shana gunda abana pe mujye muzana ba papa babo pe. Ibi ntabwo biri necessary. For real. Yaza ko afite ballon wari kumukunda? No. Kubera iki? She's not my type. How? Ntabwo namwishimiye nyine tu. Ati fresh ariko ntabwo namwishimiye. Ntabwo umutima wamwishimiye. Yes. Okay. Kubera ikipopinze ballon? Ni kubera ko aravuze ngo ntabwo abantu bananutse kandi ikindi ntabwo namukunze.
Okay. urageza kuba gifite ballon ariko amahitamo yawe No. kubera iki Now she's no massage. how Ni mugufi. ni mugufi Yes. Fier. Kubera iki popinze ballon njye naje ahangaha gushaka umuhungu uri hejuru y'imyaka 30 rero afite imyaka mike. brother yaza kuba afite ballon ariko amahitamo yawe Yes. ibintu by'imyaka mu rukundo ntiwabyirengagiza ndashaka imyaka 30 hejuru yabo. Nagira icyo. Yeah. Ikintu namubwira urukundo ntago ari imyaka. Urukundo nta kintu rwitaho nyine tu. Rujyaho urushaka. Yes. Niba atankunze ni amahitamo. Yes. Nakunda babaye. Which popinze ballon Okay, nanjye ndagendera ku kintu cy'imyaka. Afite imyaka mike, 25. Yes. Njye mfite 23. Wasubije ku kintu cy'imyaka. Urukundo wavuze ko rutagendera ku bintu by'imyaka. Ariko ego, ariko akenshi usanga umuntu ufite imyaka myinshi aba yarakoze cyane. Ikindi ntabwo ari type yanjye, ntabwo nakwishimiye. Okay. Yari ari type yawe brother No. kubera Afite tatuwaje kandi ntago mu muco wanjye ntago mbakunda abakobwa bafite tatu cyangwa amahereni. Okay. Mbaye hose kuko tatuwaje ishobora kuvaho n'amahereni nshobora kuyambara. Ntabwo naba type yawe. No, kuko kuba waratoboye kuba warite tatuwaje nyine hari ukuntu ugaragara mu sosiyete n'ubundi nyine Mike bigumaho nyine ntago bisiba. Nabazaga. Yes. Ako nanjye ndabikunda nyine niyo mpamvu ako nabazaga. Okay. Which popinze ballon aracyari muto. yangingo y'amafaranga Afite imyaka mike. amafaranga wabiretse Yaracyakomeje ariko nyine ntabwo namukunze. brother kubera type yawe Wapi? kubera We ikintu agenderaho ni amafaranga ntabwo yita ku rukundo. Ubwo ni ukuvuga ngo urukundo rwe rugendera ku mafaranga cyangwa se ku gahararo nyine abagufitiye. Okay. Yes. Okay. Wari watindanye ballon wari wihanganye umutima wanjye uri gutera uri kwishima avuga ngo none tugiye kubona amanje none isi popinga final why nagakunda abakobwa bapfumaye kandi mpfumaye amatwi n'amazuru kandi yavuze ko naho wayakuramo nyine utasubira uko wavutse reka ndapopinga gusa nyine ntacyo yari atwaye. wari wamukunda Yego. wamukundiye uko agaragara bada bari bagukunze ntacyo bitwaye nanjye namukunze. ese ntago wakihanganira ibyo bintu kubera ko njyewe icyambere navugiye ko nanga nyine uburyo amatwara atuye hari ukuntu abatoye nyine mu kavuyo. Yego. tugusubize ballon yego mume ballon atari isubira bana yanjye mume ballon kwe mume ballon brother bayo uhagaze hano oya okay fine we egera imbere brother hari ikibazo wifuza kumubaza ikibazo kirahari ego ni ikihe mubaze murebe umubaze is fine. Are you serious in a relationship? Yes, I'm serious. Okay. Icyonyine cyabindi uraza kubimubaza inbox namubaza ikindi kibazo ni ikiwanga nyine ku muntu ubona nyine umuntu wifuza ko mwakundana nito ntabwo umuntu ukina nanjye mbeshye. Okay. I'm serious now serious nyine to. Okay, cool. Ikibazo wifuza kumubaza? Yego. Ese ni ikiwanga ku mukobwa ukunda cyangwa se muri gukundana ikintu yakora kikakubabaza? Cheat. Cheat. Ikindi? Ekera.
ko mudakuba amashyi tubonye match guys tubonye match urishimye urimva gute ndishimye ibindi ubwo muzabiganiraho muzabikurikirana icyo tubifuriza nuko muzagira urukundo rwiza umunsi umwe rukazava mu rugo rwiza sibyo amashyi guys ngo aho ufata mikro umubwira ijambo ku munsi wa mbere umumenye umwemeraniye uko mugiye kujya mu nzira y'urukundo umubwire ijambo atazibagirwa and then nawe ari kubwira ikintu namubwira ko namukunze kandi agaragara neza kandi ikindi namusaba ni uko atazakora ikosa ryo kumbeshya nanjye nibyo nakifuza ko namubwira nyine tunamusaba wabera umukunzi wawe budi mwikendere guys wow man wow alright turakoze cyane brother ubwo Imana ibaha umugisha kandi izabihe umugisha ibyanyu oya wisipo pigase wari kugenda ukazayimanika muri wisimera atekana ijyanye na Babo Imana ishimwe cyane tubonye match guys finally mwakoze mwese twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma abasingo reka tuzagaruka ikindi gihe tureko bicamo sibyo alright so let's go bye